mumeze gute ma people mumeze gute ndizera mumeze neza aho muri hirya no hino mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndizera mumeze neza. Uyu munsi turagarutse hano tugiye kuganira ku masomo yacu ya buri munsi, tugiye kuganira ku mikorere ya electricité, ariko muri rusange aho tugiye kuganira mu buryo westaramo byinshi uri buze kubisobanukirwa. Ahangaha nibyo rero tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Ndizera ko rero uri buze kubana natwe kuva iyi video itangiye kugeza irangiye, kugira ngo andi masomo azaza uko azagenda akurikiraho bizagufashe kuba wayumvishe neza. Hano rero ntabwo twifata, ntabwo twikomeza, ahubwo kuko nta mujinya nta no kurakara kuba guhari, ahubwo tuba tuje kuganira twirekuye mu buryo busanzwe. Muri rusange rero nkuko muri kubibona kuri screen turi kumwe n'umwarimu wacu, ariwe tugiye no kubana muri iki kiganiro cyangwa muri iri somo tugiye kubana. Tuguhaye ikaze. Hello nawashubuje cyane, amahoro y'Imana bane nawe. Muri kubyumva rero ko turi kumwe nawe, tugiye kuganira muri rusange, tuganira ku masomo tugiye kwigaho nkuko nabibabwiye. Umeze neza? Meze bon sana, meze neza nta kibazo. Weho? Nanjye meze neza. Ariko n'abandi ari amahoro kandi nabo bakomeze neza. Bagize ibyago tubihanganishe bakomere, abarwaye bari mu nzu z'imbohe, abashonje, abakoze accident none ku isi ibyiza n'ibibi, kandi abari mu bukwe nabo, abagiye mu nkiko, abakoze mariage mu nsengero nabo kandi twifurije kugira ibyishimo byiza, ndetse n'abafite anniversaire kuri uyu munsi nabo twifurije isabukuru nziza. Yego. Nimba ujya usoma Bibiliya, niwe murongo uri kugufasha muri iyi minsi? Muri iyi minsi ndavuze nimba usoma, ntabwo ari ukuvuga nimba usoma. Umurongo umfasha si ubwo ariko ngereka mbihera umurongo musome yo 28:28. uwo murongo uraza kubafasha. Yego rwose. yo 28:28 ariko reka mubasome. Haravuga ngo kumenya Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Okay, good. Uwo murongo nawe ndumva ujya umfasha. Uwo murongo urafasha, ugafasha abantu bose. Rero nyine tugiye kuganira, ariko ugikunda kureba kuri TikTok? Ntabwo ari cyane TikTok, ntabwo njyaho cyane. Muri iyi minsi rero urubyiruko hari utuntu twa TikTok, ChatGPT. Ejo hari post nahoze mbona y'umupasiteri bari kuvuga ngo ngo naho ijambo we yigishijwe na TikTok, yagiye gusezeranya abantu biramunana neza. Ngo agiye kuvuga ijambo ryo muri Bibiliya, abapasiteri bavuga umuhango wo gushyingiranya abantu neza ariko wibagirwa burundu. Nta mbizi nyine, ariko ubwo nyine bavuga ko ari kuri ChatGPT ko hari n'umutoza bigize kwirukana, nawe yapanze ikipe ariko kurikira igitekerezo cya ChatGPT. Byarabaye, byaje ku nta kintu na kimwe cyari kuri isi cyo kwihisha, byaje kumenyekana, aza kuba yakwirukanwa kubera izo mpamvu. Yaratsinze se iyo match yarayitsinze? Yarayitsinzwe, ukumva byamugizeho ingaruka. Ntabwo bari kukwirukana bitagize, ahubwo bitanze umusaruro. Bavuga ati ko abari timu umutoza mukuru, ariko niwe. Yego ndabizi ni ufata umwanzuro, ariko nyine baba banje kubidiscutaho nka timu, bakavuga bati gutya, ariko bari abakozi b'umutoza. Rero umutoza niwe ufata umwanzuro. Rero by'ikoranabuhanga, aya ma AI nari gukora nagashya gusa. Natwe kanese turi kuganamo kurangire natwe tubaye ma AI. Ntabwo birangiye tubaye ama AI, ahubwo biratuma tutwiremaza, ariko ibyo nta kintu bitwaye. Niyo turi kuganamo tugomba kuyakira. Bajyaga bavuga ko isi izayoborwa n'amarobo. Mbona ariho hantu ndi kujya. Byanga bikunze, kandi twe turi kubikora. Barabivugaga tukabipinga, ariko ngo bizagera aho mu mashini atwihinduke. Rero mu minsi
minsi yashize nibwo bari kuvuga ko hari amarobo yandi bari gukora noneho azajya atekereza nka muntu cyane. N'ubu ngubu niko bisa nkaho bimeze gutyo, ariko noneho agiye kuyatekereza nka muntu cyane cyane, ari gushiramo amafaranga menshi cyane, kuko ibintu nyine bitunze abantu, biri no kwirukanisha abandi. Ejo bundi ikigo cya Meta kirukanye, cyavuze ko kigiye kwirukana abakozi 800, kimwe cy'icumi cy'abakozi bakoreshwaga. Shabiri kutugira abashomeri mu mashini. Ukumva rero niba Meta ikoreye Facebook, Instagram na WhatsApp, kigiye kwirukana abakozi kimwe cy'icumi cyabo, abakozi 800 kufite abakozi kubera AI nyine. Urukumva ni ariko memu no mu Rwanda birahari kandi ubese n'ubu mpakurarwa nk'abakozi yakoreshaga habaye bake kubera we byanga bikunze biba biri bigafect, ariko still tuzakomeza tubeho nta mpamvu yo kugira gusa impamvu nayo nkubwira ibintu bya TikTok. Ejo nabonye umukobwa wo mu Burundi ari kuvuga ngo ngabo bagabo bagire badushake bitabaye ibyo ngibyo turi bitabaye ibyo ngibyo, cyangwa mushyireho kuko turi gusazira mu rugo, bashyiraho ku myaka 20 bajye udashaka umungo utashaka bajye bamufunga, cyangwa 25 nko mu bihe byashize bya kera. Noneho ubwo utashatse umugabo cyangwa abagabo umukobwa nawe uri kureka abagabo, kuko abakobwa nawe uri kureka amati ndetse bamuye tubungubu ugira imyaka 40 bakugira bu PS atariko ati badushake Papa bona agaciye mutugenzi. Rero uyu munsi nkuko nababwiye tugiye kubaza ku bibazo bya electronic, nagara ku bibazo kundi no kugira ngo tuze kundikanya dufatanye twige kuri somo tugiye kwigaho. Mu busanzwe kwestara inzu hari uburyo bwa parallel hakaba n'uburyo bwa seri. Reka duhere kuri parallel, dusobanure ku buryo bwo kwestara mu buryo muri parallel. Akoze ubundi kwestara inzu muri seri ntabwo bikunze kuba. Ahera mu buryo bwa parallel. Mu buryo rero muri parallel ni ukuvuga ko n'ubundi installation n'ubundi ngo no kuvuga ko ari parallel kimwe kiba kidepanda ukwacyo cyangwa se kiri gikora ukwacyo. Ni ukuvuga ko nimba nestaye inzu sibyo yego nkaba mfite wenda tubare mfite prize enye cyangwa eshanu muri room torenda nko mu kikoni sibyo wenda ni urugero ngiye kuba mu kikoni dufitemo wenda amaprize 6 sibyo mu buryo bwa ikintu bidufasha wenda nko bijyanye nka ku maprize nuko bidufasha gukoresha insinga nkeya sibyo ariko yari mu buryo buri parallel hazamo insinga nyinshi, waya ziba nyinshi. Ni ukuvuga ngo kuri source niba ari parallel ndasubira ndagenda njye kuri source nzane energy cyangwa se source nzane wa muriro wanjye muzane muri ya maprize yanjye cyangwa se ya masocket sibyo. Ariko niyenza nkazigira seri ndava kuri source n'insinga ebyiri metre na phase gusa sibyo, imwe ice mu yindi indi ice mu yindi indi ice mu yindi zose zihuze. Ubwo ni kuvuga kuri parti hanyuma rero nitugera muri installation n'ubundi yuri kwestara inzu iriya parallel nk'uko babivugaga n'ubundi inzu iba yestaye mu buryo buri parallel kuko n'ubundi nestara nkakora icyumba kimwe akivamo mu kindi gutyo kandi nkasubira kuri ya body yanjye. Ubushize twabivuzeho ya body yanjye iba irimo ari amafisible yanjye. Ni ukuvuga ko mva muri iki cyumba tubare iyi room yihaye fisible yayo ndestara nindangiza kwestara iki cyumba hanyuma insinga zanjye zisubire kuri ya body yanjye. Hanyuma rero ku bijyanye na seri dukunze kuzibona ku mihanda kuko niho bikunze gukoreshwa, kuko ari amatara ubona ko iyo bigeze ku mugoroba igihe runaka ari amatara harafite amasensa. Ubu ngubu
hari n'atagira amaseti. Hari ya matara twari dusanganywe ku muhanda mu gihe cya mbere hatarimo n'amarete, dufite amatara noneho y'amarete. Noneho dufite n'amahirwe kuko haje éclairage public ariko ikoresha pano, ifiteho pano ku manywa yirwa iri gucaginga, hanyuma ikagiramo sensa hatangira kuza akijima, noneho ya sensa igasensinga ko urumuri rutangiye kugabanuka, igahita yatsa rya tara direct. Ano matara rero yo ku muhanda ubona ko amatara yose yakira rimwe. Ni ukuvuga ko ashobora gucanwa na sensa cyangwa se akaba afite aho yakirizwa. Nubwo buryo rero ari ayo ku muhanda rero bakunda gushyira muri seri. Ariko nanone wenda nk'abantu bakunze amatara yo ku makorotire, ku bipangu, nayo ukunze kubona ko akunze kuba ari muri seri, kuko aba ari amatara ari bwakire rimwe, ari igihiriri cy'amatara. Reka mbivuge gutyo, nubwo hari sinzi ko barikoresha iryo vango cyangwa se ubwinshi bw'amatara, ari ubwinshi bw'amatara noneho bagahitamo kuyacanira ahantu hamwe. Uretse ko nanone uburyo bugezweho kubera ayo matara acanirwa ahantu hamwe, usanga akonsoma cyane. Mu gihe itara rya hariya nshobora kuba ndikeneye, aba naryatsa, wenda tubare niba nkeneye ari nka nijoro, abantu bose bamaze kugera mu rugo, nubwo éclairage ari amatara agomba kugumaho mu rwego rw'umutekano, ariko ugasanga wenda nk'ayo kuri bwetaraka, andi yo mu mpande amenshi arayajimije. Ni mu buryo bwa ekonomi rero, usigaye uvuga ati wenda ndesitara nk'atanu nyashyira uruhande rumwe, nze kwesitara nk'andi atanu nyashyira uruhande rumwe, n'andi atanu nyashyira uruhande rumwe, ku buryo iriya kote yo haruguru nibatayishaka bayikuraho, hagasigara ishobora kuba iri ku ruhande rw'umutekano, cyangwa se ku buryo ari urumuri rwasira sekirite y'aho hantu kugira ngo habe habona. Urumva ari icyo navugaho. Ubwo iyo ni seri na para. Umuntu n'iryari ashobora kuvuga ati mu nzu yanjye ntekereza ko hari igihe umuntu mu nzu yesitara amatara ari siri. Ntabwo yabikora, kuko impamvu nari nkubwiye ko seri idakunze gukoreshwa uri mu gihombo. Ko niba ari muri seri uraba ufite amatara arenga tubare wenda atanu yakira rimwe. Se urumva iyo ekonomi, urumva ayo matara ushobora kuyakira. Ikibazo cyane ushobora kuba utacyumvisha. Turi kubwira abantu bari kwiga electricity, ntabwo turi kubwira umuntu ugiye kwesitara inzu ye. Ndi kubaza umuntu ushaka ugiye kwesitara, ugiye kubikora, umukozi niwe ndiwe ugiye kuvuga umutekinisiye. Wenda kujya ku muntu ugiye gukoresha ibyo bintu, we niwe ubyibarira. Ahubwo ndi kubaza wowe, ni gute mu nzu y'umuntu ashobora kwesitaramo siri? Njye ntabwo nabikora, kandi numva ntekereza ko nta muntu wabikora. Ntabwo ndi kuvuga umuntu nk'umukiriya. Uri kuvuga umukiriya ashobora gutekereza. Ndi kuvuga umukozi yakwesitara inisiri, yabikora gute? Umukozi uje gukora akamubwira ati hari umuntu wishakira siri mu nzu ye, wenda muri salo atarakira rimwe. Yego nyine birumvikana, amatara yo muri salo ushobora kuyakiriza rimwe, ariko twibukiranye ko nk'amasaro ariho ubu ngubu, nubwo ndi kubwira ukagumiza ukabwira ngo umuntu ndabishaka, ubu nk'amatara ariho ubu ngubu uri kwita ku muntu wowe uri gukoresha, kuko hano turi kubwira umuntu ugiye gukora, ugiye mu kazi. Njye niwe ndi gushaka kujyaho gusa, ariko nanone reka nita ku mukiriya. Reka nkugarukeho impamvu wenda ndi bugaruke kuri wewe, ni ukuri kuvuga ngo wenda ari wewe umukiriya akakubwira ati nyesitarira se, none se wewe nk'umutekinisiye. Turi kuri pati ya mbere, twagera igihe bavuga n'umukiriya, turi kuri pati yo kwiga. Umuntu amajije kubimenya nibwo agera ku gihe cyo kuyavuga n'umukiriya, niho turi guhera rero, kuko ubwo ntabwo nahita ngeraho kuvugana n'umukiriya ngo mugire inama, nari namenya n'ukuntu wesitara inisiri. Impamvu njye nari ndi kukubwira gutyo ni uko nari nzi ko n'ubundi uko byagenda kose uri umutekinisiye,
ntabwo icyo kintu ubundi wakwemerera n'umuntu ko wagikora. Yes. niyo mpamvu numvaga no kukivugaho ibintu byinshi. kukivuga ni isomo umuntu waba ari bwige, hanyuma kujya kuryapurika ni ikindi. Yego, ni ibintu bibiri bitandukanye ntekereza. okay. ubwo uri kumbaza ngo ni ryari ushobora kwesitara muri seri? ni wabikora ute? muri seri ni ukuvuga ko itara rimwe riba rica mu rindi. ubundi ibintu by'amaseri tubigira mu bintu biri elegitoronike cyane cyane, ariko mu bintu bijyanye n'amashanyarazi ibintu by'amaseri aba ari bikeya. ni ukuvuga ko itara rimwe faze iriza ikinjira mu itara, sibyo? ikinjiramo mu itara rimwe. wenda dufate urugero, iyi ni ampure, n'iyi ni ampure, dushushanya gutya kugira ngo twihutishe ibintu, sibyo? hanyuma iyi ni faze, sibyo? ni ukuvuga ko iyi ngiye ahangaha, iyi ni faze, sibyo? ni ukuvuga ko faze yanjye iraje irasohoka, iraza yinjira muri rya tara, irongera isohokamo, iraza yinjira mu itara, sibyo? irongera isohokamo, ahangaha hagahita haza hakajya kuri netre. iyi niyo seri, iyi ni seri. ni ukuvuga ko umuriro ukiza ukinjira muri iri tara, ukinjira muri iri, ukinjira muri iri, ya matara yanjye yose azahita yakira rimwe. iyo niyo seri. iyo ni seri. ni ukuvuga ngo rero ushaka wowe wabikora muri salo yawe, ushaka ko amatara yakira rimwe. ariko ubwo ndi kubivuga nk'umuntu, hari umuntu afite igisaro kinini akavuga ati amatara ndashaka gushyira amatara 3, 4 n'inzara inyatsi yakira rimwe, bitansabye kujya kwakiriza rimwe hariya iyindi hari ngo ni muri para. ni niyo impamvu wenda nabikubwiraga gutyo, ibyo nendaga kugeraho. ubu nk'ubu amasaro wenda dusigaye dukorera ama installation agezweho, ni ukuvuga ko usanga harimo ubwoko bw'amatara butandukanye. ugasanga wenda hagati bifitemo itara rinini, sibyo? ariya manini atembera cyangwa manini afite design zitandukanye. noneho ku mpande ugasanga hariho ama spotlight, sibyo? cyangwa se hagati muri plafond, kuri aba bagiye bakora plafond mu design, ugasanga harimo snake light cyangwa se harimo red ari ay'imigozi. bivuze ngo rero nshobora gukenera gucana aya ngaya, cyangwa akenera gucana umugozi, cyangwa akenera gucana ya spotlight. ni ukuvuga ko izo muri zitandukanye. noneho na rya rindi riri main naryo ugasanga naryo nshobora kuzimya nkatsa rigahindura, nakatsa nakongera rikazima rikaka amabara atandukanye. urumva hari icyo ngicyo cyaba cyumvikana. ndizera ikintu kijyanye na senapararo hari abantu bacyumvishije, kandi n'utacyumvishije mu minsi iri imbere bijya kujya muri pratique. nimara kujya muri pratique naho uzabyumva kurushaho. ikintu cya mbere cya teori aba ari kugira ngo ubanze ubyumve, no mutujya muri pratique bizagufasha kubyumva vuba mu buryo bwihuse. twihuse rero turi kuganira no ku musozo, turi kugira dufashe udusobanure ku bintu bibiri ndetse na kimwe cya gatatu. aho ngaho tubonye ko ukoresheje urutsinga wise faze, ubundi rukitwa netre. ubundi faze umumaro wayo ni uwuhe? faze ikora iki? faze ikora iki? netre ikora iki? hakaba n'ibindi bita half wire cyangwa urutsinga rw'umurindankuba. izo nsinga eshatu, uru rutsinga rukora iki? rumaze iki? akamaro karwo. reka wenda duhere nko kuri faze nk'uko wari ubivuze. ni ukuvuga ko ubundi faze kuva kuri source, nimvuga kuva kuri source, wenda reka nirinde kujya ku rugomero, ahubwo duhere kuri transformer. iriya transform yacu kuva hariya faze, iriya faze niho iba iturutse. reka ariho nyiturutse kugira ngo bitaza kuba ibintu binini tuza kugendana. noneho iriya faze yanjye ivuye hariya niyo izana, ni wa muyoboro uzamo, umuyoboro wanjye uzamo ama electro. ni ukuvuga ko ni ruriya rutsinga rwanjye ruzamo ya mashanyarazi ariyo twese. niba byumvishe neza, ni urutsinga ruzana umuriro. yego. noneho netre ni ukuvuga ko
kugira ngo apareye ikore cyangwa se itara ryaka, sibyo? Ni ukuvuga ko faze iraza ikinjira, sibyo? Netre igasubizayo wa muriro, ikawusubiza hehe? Wa muriro winjiyemo usubira inyuma, reka mbyite retour kuko umuriro uragenda, tubare niba ari itara ririmo, umuriro uraje urazengurutse urasohotse. Ni ukuvuga ko hano hari ampure, ahangaha hari ampure. Ni ukuvuga ko wa muriro wacu winjiye, iyi ni ya faze, iyi ni ya netre. Umuriro wacu habanje umuriro uraza urinjira kuko habanza presence y'umuriro, wamara kwinjira ya netre yacu nayo yavuye kuri source igahita iwusubiza kuri ya transformer nayo yakubita retour ikawusubiza ku rugomero. Sinzi niba byumvikanye aho ngaho. Faze izamo umuriro cyangwa se ariyo wa muyoboro uzamo ya ma electro yacu. Hanyuma netre rero niyo isubiza inyuma ya faze twari turi gukonsoma, igasubira inyuma muri netre, hanyuma igasubira kuri ya transformer nayo ikasubiza kuri source cyangwa se kuri rwa rugomero. Ubwo ni ukuvuga ngo faze niyo, netre niyo. Naho earth ni ukuvuga ko uno murinda nkuba cyangwa se iriya mizaratere iriya dushyiraho kugira ngo tuyijyane mu butaka, ariho dushyiraho n'iriya piquet d'hôtel. Ni ukuvuga ko iriya earth ikintu idufasha nka cya gihe faze yacu dufite, wenda urugero uribuka kera wenda bajyaga bakunda nko kuvuga ngo cuisinier ifata umuntu, ntitubyiteho. Umuntu avuga ati nkoze ku rugi umuriro uramfata, biba byagenze gute? Cyangwa se nkoze kuri cuisinier cyangwa ni ifuru cyangwa ni ipasi, umuriro uri kumfata. Uretse ko ubu ngubu wenda biri kugenda binakemuka, dusigaye tuba tuyifite no ku muyoboro wa REG kuriya bazana ibisinga, tuba dufiteho niyo mpamvu tubibona hatagikunze kuba impanuka cyane. Ni ukuvuga ko ubundi ushobora gukora kuri cuisinier umuriro ukagufata, ukabona rwose n'umuntu ahezeho umuriro uramufashe ukandagiye nko hasi. Iriya atre yacu rero iriho iri ku mapare, bibe na byiza ko wenda nk'abantu bafite amafuru n'amacuisinier baba bagomba gukora n'izaratere ifite imbaraga kugira ngo wa muriro wacu utazajya ufata abantu, kuko wa muriro mu gihe hariho earth, wa muriro umanuka mu butaka, sibyo? Ugahita ukubita retour umanuka mu butaka, bigahita birangira gutyo, ugahita ushirira mu butaka. Noneho wa muntu uri gukoraho ntaze kuba wa muntu uri bufatwe n'umuriro, ahubwo wa muriro ugahita umanuka mu butaka. Rero nibyo navuga ko ku mafuru, ku bintu bikunze gukoresha ama resistance cyane, ari ama resistance ashyuha, meme n'ahantu wenda bafite amapasire y'amatrifaze cyangwa amadeyirikirina, bagomba kugira mizaratere ifite imbaraga, cyangwa se inganda ubona ko hashobora kuba wenda hari nka moteri ziri gukora, cyangwa se kaburi ikaba yakoze hasi kandi ku isima hamenetse amazi, cyangwa se hari ibintu biri liquide byabaye bo conducteur biri buza n'umuriro, ariko yo hariho earth, ni ukuvuga ko wa muriro ntacyo ushobora kugutwara. Reka nkubaze ikibazo cya nyuma, ko hari igihe umuntu akubwira ngo netre yanjye yavuyeho ariko agakomeza kubona umuriro, byagenze gute? Netre rero yacu yo ivuyeho akagomeza kubona umuriro, ni ukuvuga ko ubwo ikiba gisigaye ni uko abafite ya earth, ya mizaratere yacu ko imanutse mu butaka, n'ubundi birangira izana imbaraga nk'iza netre, izana imbaraga ariko zituzuye neza nk'iza netre. Uhita usanga umuriro mu nzu habaye chute de tension, wapima ukabona faze irimo, sibyo? Ariko umuriro ukaba mukeya. Netre rero netre yawe iba yabaye déconnecté aho kuri source, aho ufatira, soit bishobora kuba ku ipoto aho cash power ifatiye, cyangwa se bikaba muri coffret divisionnaire aho netre yawe wagombaga kuyisupplyingira kuri netre zose zizunguruka muri iyo nzu yawe, ugasanga wenda yavuyeho kubera netre iyo ucometse ibintu biremereye, urugero wenda ucometse nk'ifuru cyangwa se cuisinier cyangwa se wenda poste à souder, ni ukuvuga ko iyo ubicometse, ni ukuvuga ko
mbere yuko hidekonekita kuri faze kubera ya returu yacu hidekonekita kuri net. Igihe kinini usanga no kuri net ariho hariwe cyane kubera za flamme ya charge yose niho ishirira niho irangirira. Rero ni ukuvuga ko mu gihe uzabona umuriro wawe wacitse intege ukajya ubona nk'amatara araka gahoro atari ikibazo cya shite de tension ya faze mufatiraho, ubona abandi bafite umuriro, ubwo icyo gihe ikibazo cyawe kiba kiri kuri ya netre yawe, soit ku ipoto, soit muri cash power bishobora kubaho, cyangwa se bikabera muri ya conflit divisionnel yawe ahantu ufatira umuriro. Ngira ngo hari byinshi umuntu abashije kumva kandi anasobanukiwe. Ibi biba bije mbere kugira ngo murusheho kugira guteka byumva neza mbere ko umuntu ajya muri pratique. Nitumara kujya muri pratique ibintu byinshi muzagera mubyumva kuruta kuba wowe byinjiyemo utari wabyumvaho, ariko ngo ibyumvishije wowe bibasha gutuma wowe mu minsi mike cyane utangira kujya utangira kubikora ari ibintu uri kumva neza. Twari kumwe hano kuri Adolphe Tech, turagushimiye ko kubw'uyu mwanya waduhaye kugira ngo ubashe kutugezaho amasomo. Rero nagira ngo mbashimire muri uyu mwanya twamaranye. Nakagaruka hano kuri Adolphe Tech, wowe icyo wibuka ni gukora subscribe, ukasharinga bagenzi bawe, ndetse n'ibindi biganiro byose twari dukomeza tubana umunsi ku munsi.